Murakaza neza kuri Rwanda ku muyoboro bagezaho amakuru asesenguye ku nyubako, ibiraro, imihanda, ingomero n'ibindi bikorwa remezo biri kubakwa mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Utsa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Rwanda kugira ngo ubashe kubona amakuru yose agezweho kandi ku gihe. Ikindi kandi kora like, share na comment usangize n'abandi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umushinga uri gukurura abantu benshi, Parklane Center. Parklane Center ni inyubako iri kubakwa hagati mu mujyi wa Kigali, hafi y'inyubako ya Kigali Convention Center ndetse na Kigali Height. Aho muri icyo kibanza ubona niho Parklane irimo irubakwa hagati y'iyo mihanda ibiri. Uyu mushinga watangiye kubakwa mu mwaka wa 2024 kandi biteganyije ko uzarangira mu mwaka wa 2027. Abantu benshi babonaga ku mafoto ariko ntibasobanukirwe neza ibigize uyu mushinga ndetse n'impamvu ufatwa n'imwe mu mishinga igiye guhindura isura ya Kigali. Parklane ni imwe muri mixed building tugiye kugira mu Rwanda, bivuze ko izajya ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye. Izaba irimo hoteli y'inyenyeri 5, ibiro by'amasosiyete atandukanye, yaba kampani zo mu gihugu mo imbere ndetse n'izo hanze y'igihugu. Ikindi kandi hazaba harimo amaduka agezweho, restaurant na cafe. Hazaba harimo ahagenewe ibikorwa by'imyidagaduro, amajimu n'ibindi. Ikindi kandi hazaba harimo n'ibyumba byagenewe kwakira abashyitsi b'inama mu Rwanda rwakira. Uyu mushinga uzaba ufite amagorofa 25 ndetse n'uburebure bwa metero 140 mu kujya hejuru. Ibyo ni bimwe mu bizatuma uyu mushinga uba umwe mu nyubako ndende muri Kigali ndetse n'inyubako zigaragara cyane muri Kigali. Imiterere yawo ndetse n'ubwubatsi bwa kijyambere byo bizatuma uba umwe mu bimenyetso by'iterambere ry'umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Kimwe mu bintu byihariye kuri uyu mushinga ni Sky Bridge izahuza inyubako ya Parklane Center ndetse na Kigali Convention Center. Ibi bizafasha abashyitsi bitabiriye inama mpuzamahanga kugera muri hoteli cyangwa mu biro batabanje kwambuka umuhanda cyangwa kunyura hanze. Ubu ni uburyo busanzwe bukoreshwa mu mijyi minini ku isi kandi buzongerera Kigali isura y'umujyi ugezweho. Ikindi kintu kizakurura abantu benshi ni Infinity Swimming Pool izubakwa ku igorofa rya 15. Ubu ni uburyo bwo kubaka pisine mu kirere, aho ibisa nk'inagara mu kirere nta kindi kintu kiri munsi ngo kiyifate. Ikindi kandi bisa nk'aho amazi yahurijwe mu kirere. Ibi bitangaje kuri iki ngiki ni uko ari ubwa mbere ubu bwoko bwa pisine buzaba bugeze mu gihugu cy'u Rwanda. Parklane Center ntabwo igamije kuba ari inyubako nziza gusa, ahubwo izagira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'igihugu, kuko nk'ubu mu gihe cyo kubakwa yahanze imirimo ku bantu benshi batandukanye, yaba abenjeniyeri, abubatsi ndetse n'abandi bakozi bahakora. Si ibyo gusa kandi, kubera ko na nyuma yo kuzuza hoteli, amaduka, ibiro na resitora bizakomeza gutanga akazi ku baturage benshi b'abaturarwanda. Uyu mushinga kandi uzakurura ba mukerarugendo ndetse n'abashoramari baturuka hirya no hino ku isi, kubera yuko Kigali ni umwe mu mijyi yakira inama mpuzamahanga nyinshi muri Afurika. Abashoramari bahisemo kuyubaka hafi ya Kigali Convention Center kubera ko ari agace gafatwa nk'umutima w'ubucuruzi ndetse n'inama mpuzamahanga mu Rwanda. Ubwubatsi bwayo bukorwa ku bufatanye bwa Parklane Group ndetse na Mota Engine Africa, imwe mu masosiyete afite uburambe mu kubaka ibikorwa remezo bikomeye ku mugabane wa Afurika. Agaciro k'umushinga ni $32.5 z'amadolari y'amanyamerika. Iyo urebye uburyo Kigali ikomeje kubakwamo inyubako ndende nka Kigali Green Complex, Century Park, Vision City n'indi mishinga mishya, bigaragara ko Kigali igenda ihinduka gake gake ukaba umwe mu mujyi wa Afurika ufite ubwubatsi buteye imbere. Ese wowe urabona Parklane Center izaba imwe mu nyubako nziza kurusha izindi muri Kigali? Andika igitekerezo cyawe muri comments. Niba wakunze iyi video kanda like kandi ukande subscribe kuri channel yacu Rwanda kandi ukande kukazogera kugira ngo utazacikwa n'indi video nziza nk'iyi. Ikindi kandi sharing iyi video ku nshuti zawe zikunda ubwubatsi ndetse n'iterambere ry'u Rwanda.